Woma karibu mu rugo rw'abandi gute. God have mercy upon us. Jesus! Jerry, nawe yibyutse mu buriri ukansigamo ubona ko ngiye nsigara nsasa. Hebera nta n'isoni wicariye aho ngaho. Nawe yibyutse ukansigara mu buriri ubona ndi bwasasa. Sasa wabiki. Iki? Sasa wabiki. Sikwa byibagiwe. Sasa se naragushatse waranshatse se? Wateguye iki ko ngiye kugendera mu kazi? Wamaye iki? Iki? Wamaye iki? Nyumvire mwakagiye Imana. Hayo abagore biki gihe mwabaye iki? Nagwaye iki subu kumugura nagwaye amafaranga ujye kwa. Wumva yo kumugura wase mu gitondo bijemo. Nagwara yari nyine yo wamaye. Yesu ngiye ndya nirobo ku buryo wambwira ngo nayari. Nimugura nagwaye amafaranga 1000 bingaye. Byose niko wabihahisha. Ibyo nibikureba wumva se ko amafaranga igihumbi wamaye uzazu yarya muwe ugira ute ibintu byose. None se ubwo hari iki? Ntacyo. Kuri kwimana urugo rurihanga. Ubu abagabo ko twagowe wakagiye Imana ubu ngubu no urashaka. Wagiye muri restaurant amafaranga yafite wagiye muri restaurant cyangwa ukajya mu zindi ndani ziba zase. Ese ubu zijyamo ko ntabwo nemeye hagweza amafaranga ukajya guha. Nuko mbanyobe waho zirisi. Ariko kabagore bagowe ubu gihumboma. Ariko kiravamo icyayi kivemo isabune kivemo buri kimwe cyose. Burya basaze no mu mutwe. Ubundi ko amafaranga uwe afite kuki yagundiye. Banyafite se ntayo nguko. Subundi uyahande. Iki? Uyahande. Nyahande se ubwo nyahanyoko. Amafaranga ukora ko yatuma tungana bari. Ujya kuma amafaranga gwawe ukama igihumba umbarira mu ntoki nkaho. Ariko bite byawe man. Bite byawe. Ubu ushaka kungenzura no ubujya ngo ureze kofusaka. Ese ubundi ko wahindutse. Nahindutse se nahindutse. Ubu nuko nagusha twashakanye meze. Shangiye ugabanya ibintu by'uburimo byarenge. Girira nta nagacyahise gari n'igende. Hari uko ntacyo watanze. Nta n'umugati se. Raho guza amazi abona umugati. Ubu ni ingendo urabyahuka. Mu kazi ndabona amasaha yamfashe. Ubwo nyine nze gusanga watetse. Bindi turabivugana ninza mvuye mu kazi ubwo ngo. Yego. Izimana ruragiye nanjye kanigendera. Turi wogira uziko buranzwe numva nubundi nukuruntu urumva kuko muri no mitsetsigaye mubona nkaho unaza nubundi ucinyuma wowe ucinyuma utacinyuma se neza ko bikigiye no nabo sinzi uko babaye umva mubwire urugo umva hano muri urugo urumva urugo n'urwanjye urumva ntabwo dufatanyije nawe urumva waje usanga ndi umusore narubatse ibintu byose nabisize ku murongo rero umva mubwire uko Jama uri serious? ese wari wabona muzanira haba kwiki ubundi bunagushatse ndeba wabona muzanira aho utabazana niwe ni gute wowe nsigaye mbona utagishaka kunyitaho ko kumugaragariza muri no mitso nsigaye mubona ariko bwiteho cyaka mu gitondo cyakarakare ngutekera umureti we sha hakugweje akabaguri akumana ya abagore mwigize amashano nagucanga mu abikora rwose ase kunde wabyukanye umujinya mu murenge cecekase wabaye nabaye iki icyo wangize kantuze umunsi sinzi ko byageze kandi n'ukuri nari maze iminsi ngufata neza byagenze biteze akumana isiri kandi umuntu ya none se ko sha ari igikorwa cy'ububwa sha Muri ko urakora iki se ko ntacyo nakuhoye nziyahure ushaka ugiye Katabarwa nziyahura ushaka ko Mubimumu yahuzwa n'iki urajya kwiyahuzwa n'iki umugore aransaza akazi bakansaza nzagira nzakora iki kuko ma noneho yizira ngire noneho n'ukuri nakugize n'ukuri kuko kubiri mane sinjo ako basi nyoko nasiko bangarura impano za urabizi nakumenya bangarurira ahubwo we nakumenya wamenye iki nuko ufite irindi habara dagaruka singusanga ngakashobotse urahansanga rwose sawa noneho nagusanza izina ry'imarato nahita do nakubufata nakuzingazinga noneho nkahita do akazi keza sheri ndabona banampamagaye wa musheri wanjye arampamagaye ariko aramutse abimenye yanyica alo
Oui. Bite sheri? Ni byiza nanjye. Duhurire heza. Duhurire hafi y'umuhanda. Nta kibazo. Umva urwa rugabo rwanjye ruvuye hano ruri kwitotomba menya rwaranabiketse rwarabimenye uzi ukuntu rumbwiye mu kanya rurambwiye ngo ariko madamu uzi ko usigaye nca inyuma nanjye ndarubwira nti nguca inyuma gute sheri reka ntabwo nguca inyuma ngewe wapi ndamubwira nti ntabwo ngewe nguca inyuma ahubwo wasanga ari wowe usigaye nca inyuma nuko ubwo arahita ambwira ngo umva ngo ngiye ngo ku kazi ndavuga ntugira akazi keza sheri ntigenda nyine mera nkaho nyine ndi kumubwira neza kugira ngo niyizire nze duhure reka nze duhure sawa reka nze duhure nanjye ndahita mbanguka kuko cyari kimbwiye yuko ngo kiza kunsanga hano sawa ndaje twihurire ubundi wowe urahanga ku kazi biwe bari kuri kubamamagara ubu madamu mazi iki koko akaje ubu ngubu mazi uvuga ko mfashije abandi bagabo bubaka inguka bona zirakomeye babafasha imirimo ubu sufashe iki yego garitse umudege hano kandi njyewe nisanga atabye kandi reka mubwire madamu reka mubwire maze kunanirana God have mercy upon us. Hello, Sherry. Jesus! Jesus! Wene nakubwiye ko bibiri bwacemo birakunda. Wowe ngwino, warugeze ku irembo. Injira arakinguye wowe ngwino. Nicaye hano muri salo urahita umbona kabisa. Okay, sawa ngwino. A few moments later. Karibu. Sina uri gukomanga hano ni nkiwawe. Umeze utese? Nimeze neza. Ewana naye ngukumbuye kabisa. Kuri nanjye nuko. Umeze neza se nawe? Nta kibazo ni kari bicara ntacyo bitwara. Niyicare. Ibi byari byo. Ukuri. Kigali bimaze kugorana. Ntabwo byabura. Biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye. Wabyanze da. Ukuri. Aya nibyo. Urabona yagiye kure nyine turebe ibyo ari byo tubikurikirana fresh. Nise ko nanjye yagiye ku kazi n'ubundi. Nge inama abagore bumva kubibura yahise yoho haragenda. Ariko abagore ntubaze ashobora no guhitagara. Bo tugwishe ku ntego kandi ndabisubira mu kazi. God have mercy upon us. Ubundi tugere fast ewa. Maze ni meze ntinanura. Jesus! Uriya mugore kuko katu babagore bucyucyeye batumva. Reka nze ndebe uwari wasanga atari nawe wenda. Jesus! Win. Yego. Jena komanje yaruri mu ruki. Jena komanje yaruri mu. Ngasinziriye hano munne ntabwo nabyumvishe ni karibu. Sinzira. Intebe uko nayisize niko nyisanze. Umuntu uryamye nyine iyo aryamye mu ntebe ntabwo ubuzi ukunda intebe bigomba kuba yamera. Ibyo by'intebe tubireke. Ahubwo kuki bambwiye ngo baramamagaye kandi ari we bashaka. Se kuyisuza kanu kanya akazi kararangiye. None bambwiye ko ari we bashaka kandi warumbeshye ngo nige bashaka. Ahubwo mu by'ukuri bumvishe nabi. Reka sha ntago njya numva byo urabashwa bw'umugabo numva nabi. Usanga ibyo uvuga ari ukurira. Yes. Oui. Mwiriwe. Ni ku kazi tubahamagaye. Yego. Turabakeneye rwose turabakeneye ni mubanguke mugere kuri teri kubera ko imodoka zabuze abashoferi imodoka ziparitse mu kigo mugire mu rwose mutubuke. Okay, nari ndi mu rugo narimaze kwitera amazi. Mubanguke rwose ndamutegereje mu ofisi ubu ngubu telefone yanjye rwose abantu bari kwihamagara ni benshi
mubanguke hano ku kazi rwose turabakeneye. Okay, sawa nawe reka nze mpite mashyika. Sawa, rwose by'ingenzi we kigeze mutaragera mu kazi. Gira vuba vuba. Sawa. Bo, ngiye mu kazi rero ngaruke nsanga ibintu byose babishyize ku murongo. Urumva? Uri muranyuma? Sawa, ndabikora. Kandi reka nkubwire. Ibintu byo kujya uteka ibiryo ugashyamo umunyunga nakuriya ntago ndi. Cyane atari bona nyamagarije. Anda? Keri. Uri heze? Ndabona yangirwa mugabo igiye. You think say they wise? You are a mugutegereje. Sasho. Njira se. Komera cyane. Warura. God have mercy upon us. Natani uri nari Jesus! Beba kwe kandem. Yesu wishe. Ni yangirwa mugabo ngune niwe. Jamahano na shara. Jesus! Subira mako. Seri kayo. Kubundi bite byawe. Iyo mara amasangana gutya no hanze iyi nzu ni yawe cyane. Jamaa serious. Waruri mu biki? Nindi muri siporo rwose. Ako mu nzu y'abakora siporo wowe. Hako genda wikore naho uzadukire. God have mercy upon us. Wajireka kumunara. Ucyumva na. Nesa hugiye kujya. Je mara amasaha 32 hano hanze ubundi. Genda wiyambura uzudukwese. Kora siporo wikora na. Niba ari njye hasanze se wantu hasanze. Woma karibu mu rugo rw'abandi gute? God have mercy upon us. Uzakurira we. Jesus!